Reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi ba Rio Talk Channel ndabashimiye kandi nizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye umeze neza cyane. Birumvikana ni Fatiri Kwizero basuhuza. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru mu Rwanda muramuzi, akaba yarakinnye no hanze y'igihugu turi kugirana ikiganiro birumvikana. Nizere ko kibuze kuza kubaryohera. Nta wundi ni Hakizimana Muhadjiri. Muhadjiri uraho neza? Meze neza nta kibazo. Makuru y'imeze. Amakuru ni meza ndashimira Imana. Anyway nanjye nari ngukumbuye ariko. Nanjye nari ngukumbuye kabisa. Muhadjiri ngira ngo abakunzi ba Rio Talk barimo barakubona baragukurikiranye muri aka kanya. Ubundi Muhadjiri watangiye kariyeri yawe y'umupira w'amaguru gute tuganirize? Icyo navuga no bintu nyine ashize igihe natangiye ari imikino mbona nyine bakuru banjye bakina kurumba numvaga sibakina ariko Haruna akiriwe na muri NTSR. Sibagikina ntago nabihaga ingufu cyane ahubwo maze kubona Haruna atangiye gukina atangiye kujya hejuru nibwo natangiye gukina nkaba narakiniraga kwa Vigure mo gakeya ngerageza no kujya kwa Rajab nuko mbese nuko nagiye ariko ntago nagize amahirwe yo kugenda nkina mu tudemi cyane nagiye ngira amahirwe yo kuba nakina mu bakinyi abantu bakuru mu ma junior nigeze no kina mu junior ya Marine nkina muri NTSR akenshi nakunda gukora imitozo muri Marine muri NTSR nuko urebye kariyeri yanjye yagiye itangira ubona abakoca hari ikintu bambonamo ukona ko bagereza no kumara iyo minota 10 igihe bakoze imyitozo nuko urebye natangiye gukina umupira. Ukina nka ataka do soutien ndavuga nk'umwataka ushobora gufasha abagenzi be kuri attack niko watangiye ukina cyangwa kuko arigira rimwe nimusanga abantu baranatangiye bakina no mwizamu anyway no muzamu nahakinyeho gato ariko nangira gukina umupira biri wenda nangiye kuwukunda nakinaga kuri 7 no kuri 11 ariko nihuta abantu usanga abantu nyine bancinege nago nakina ndi umunebwe ariko yukoze n'Imana ibihari na burya iyo wizeye ko ibintu bizi uko byagenda kose umusaruro aboneka. Ba muri Etenseri uza Kigali transfer yabari imeze gute? Transfer yanjye ntago urebye navuye Gisenyi ntago nagerageje gukina match nyinshi ndi muri NTSR nakiye match nka zingahe gutya ndibuka nakiye match ya RAYONSPORTS niho Batista yamboneye nibwo Batista avuye muri RAYONSPORTS ajya muri Kiyovu birangira njyanye muri Kiyovu. Wawe NTSR Kiyovu amakipe akomeye hano mu Rwanda uza kuza kujya no mu ikipe ya APR icyo gihe byo transfer yawe yumva kujya muri APR byari bihagaze bite? Ntago byari byoroshye ko nagiye ngira urugendo rukomeye mu gukina umupira wanjye nza muri Kiyovu urumva nahuyemo na Jabir urumva no mu family tunakina ku mwanya umwe n'umuntu hari ibintu byinshi yaramaze gukora ari captain urumva ntago byari binyoreye kuba nakina nyine mbona uwo mwanya munini wo gukina nibaza ko ariyo nabyo biri mu bintu byagiye bimfasha muri kariyeri yanjye. Ugeze muri APR harya twibutse ikipe ya APR wasanzeyo bande bahe bakinyi yari ikipe imeze ite? Na APR nasanze n'ubundi ni haje imwe abakinyi basanzemo ba Michel ba Faustin ariko urumva bari bamazemo iminsi ba Nike na bajadi ba Kimenyi nasanzemo abakinyi benshi ariko usanga ni imyaka ntago turutanwa niyo mpamvu usanga narahise ni adapta. Rero kugeza naho ugeze mu ikipe y'igihugu y'Amavubi urahamagarwa? Narahamagawe nyina muri Mukura ariko nuko narabikoreye nyina muri Mukura mbona ko ndi muri za Kiyovu nago nabishiragamo imbaraga cyane kuba najya mu kipe y'igihugu ariko maze kujya muri Mukura nabona ko hari ikintu mfite nakora kugira ngo nanjye mbe umukinyi mwiza kuko urumva nayo maze kubona nka Jihad amaze kujya mu kipe y'igihugu mbere yanjye hari nabandi bakinyi bakiye nyuma yanjye umupira rero maze kujya mu kipe y'igihugu byansabaga gukora rero kuko nari mfashe icyemezo ko akazi kanjye ari umupira
ariho ngiye gushira ingufu. Urumva nagombaga kugerageza gukora kugira ngo nanjye ngere mu kipe y'igihugu. Niba wibuka neza igitego cyawe cya mbere watsinze mu kipe y'igihugu wagitsinze ryari muhe mukino? Igitego cya mbere natsinze mu kipe y'igihugu nagitsinze Ghana, nibaza ari muri 2017 mu matariki mu kwa 9 tariki 2 kwezi kwa 10 kumahari hari mu kwa 9 tariki 2 ndabyibuka, nibwo natsinze icyo gitego. Ikipe yari ifitwe na Jimmy Mulisa niba nibuka neza? Yari ifite na Jimmy Mulisa na Mashami. Hanyuma rero kuri Muhadjiri ni umukinnyi ufite izina rikomeye by'umwihariko mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Kukubaza kuri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, iyo uyikinamo uko wayikinnyemo wayibayemo uyibona ute? Buriya ibimeze ite, uyibona gute, ubona kuri rwego? Nago ari shampiyona mbi tubishatse ariko ubu ngubu nago wavuga ngo ni shampiyona iri hejuru kuko dufite abakinnyi beza, ahubwo nuko nago wenda dutegurwa neza. Hari iyo motivation umukinnyi atabona ituma adaha agaciro umupira. Burya umupira nawo aba ari motivation, iyo ubonye iyo motivation ituma ukunda n'akazi kawe. Urumva nicyo kintu usanga gituma umupira nawo utajya hejuru, kuko akenshi iyo urebye ibindi bihugu, urebye nk'abakinnyi amafaranga babahembwa, usanga dufite ibintu byinshi byo gukora. Ubona ari kigoranye kugira ngo wenda bibe yajya ku rwego ruri hejuru cyane? Ikintu kigorana nuko wenda urabizi ntago tugunda kugira academy. Usanga nk'ubu nka Dubai nakinaga muri twakina hari ikipe ya mbere, hari n'abana ba 19 bakina shampiyona nkuko nako dukina shampiyona bakuru. Ariko urumva iyo umwana akoze neza akina no mu bakuru babiri babemewe. Ariko urumva iyo atakoze umwana umwe wakoze araza agakina, utakoze agasubira mu bana. Urumva nabyo ni ibintu bibafasha kuba football yabo yatera imbere. Natwe tugira wenda izo academy cyangwa akabaho wenda abakuru bakinnye nabo bato bakaboneka. Urumva ni ibintu byatuma na football itera imbere. Ubona ari kiwenda kibidindiza kugira ngo wenda byashirwa mu ngiro? Ni imyumvire ni ntago mbizi, wenda na mikoro ryaba ari hasi, ariko urebye numva wenda ko wenda byabara mikoro. Ariko ubundi mu buzima babishatse ni ibintu byoroshe, kuko u Rwanda rufite abakinnyi beza. Niba umuntu avuye hano akagenda akabanzamo mu kindi gihugu, nuko dufite abakinnyi beza kandi urumva tukina umupira. Akenshi abantu bakina umupira wo mu quartier, nyine tukina umupira twe wo mu quartier, ariko tugize babandi batoje agafunga umupira akamenya kuwukontrola. Urumva hari ikintu abakurusha. Yari umukinnyi mwiza, none te nukamwigisha gukontrola umupira arabizi, te nukamwigisha ukuntu ari buhindukire. Urumva uko byagenda kose hari ikintu abarusha ngewe wagiye ukina umupira wo mu quartier. Hanyuma Muhadjiri, ngira muri sezo ya 2017 2018 wabaye umukinnyi mwiza mu Rwanda ku buryo ari we umukinnyi bahembye warushije abandi, witwaye neza. Iriya sezo niki cyabigufashe kugira ngo ugire kuri rwego? Icyo navuga no gukora, ntago nyine nabikoze nyine nyine barumva ko baramfashije bagenzi banjye, kuko ntago nakina nyine mu kibuga. Niyo mpamvu usanga ngewe akenshi nshimira ikintu twagiye dukinana, kuko urumva ntago nakwipasa. Nubwo wenda nshaka kuba ndi mwiza, ariko ni ibintu binsaba kuba nafite bagenzi banjye kugira ngo nkore ngere ku ibyo ngibyo. Urabizi u Rwanda rufite abakinnyi bagera kuri 800 bakawukuramo rumwe. Nuko barakoze, ariko na bagenzi baragufashije, na equipe muri rusange iyo motivation baguhereza nayo ituma bo mukinnyi mwiza. Ariko cyagenda APR nayo yari nziza? APR ni equipe nziza igihe cyose, ni equipe burya equipe igihe cyose ukeneye ibyo ukeneye, niyo uko byabingana kose ariko bakabiguhera ku gihe, nayo iyo ni motivation kuri wowe ituma hari ikintu ugeraho muri football. Muhadjiri, ndagira ngo twiganire kuri derby y'i Kigali. Iyo tuvuze derby y'i Kigali aba ari match ya APR na RAYONSPORTS. Iriya match ko wayikinnye wayibayemo, wagiye ukineye derby, iriya match witegura ute nka Muhadjiri? Icyo navuga ni match ikomeye, ni match sinzi kuko buri mukinnyi wese abyumva. Wenda nukina muri Mukura, nukina muri Etincelles, byaba byose APR yakinnye na RAYONSPORTS, usanga n'ubundi n'umukinnyi wo mu yindi equipe
yumva ko ashaka kureba iyo match. Urumva ni match iyo uyikinnye match ikaguhira ukagira match nziza, uko byagenda kose biragufasha kuko ushaka kubona equipe nziza. Ni match mbese yaguhindura ubuzima, wayitwayemo neza, waruhutse ukamenya ko kuko ni match iri capital kurusha izindi hano mu Rwanda. Iyo utuje rero ukamenya ko ni match iri guhindura ubuzima, iyo ikinnye neza hari ikintu gihinduka muri mu buzima bwawe. Abantu dukurikiranye n'abakunzi b'umupira w'amaguru n'abakunzi ba ruhago nyarwanda, iyo umukinnyi yaje muri iriya match mukaza mugasanga stade yuzuye abafana, mukareba uburyo ingufu ziba zatanzwe, wowe buriye bumeze ute kuri Muhadjiri? Dusanisha ishusho yawe ukuntu wabibonaga. Nibyo, ntago akantu k'ubwoba kajya kabura, kuko buryo umukinnyi uzakubesha ngo ntabwo bagira. Simbizi na Cristiano ni umukinnyi mwiza, Messi, ariko match itaratangira haba harimo akantu k'ubwoba. Ariko iyo ugeze mu kibuga tubona ari ibintu bisanzwe, usanga nanjyewe nk'unakinaga muri APR nkahita mbona abafana ba APR, aba RAYONSPORTS n'abandi bose baje n'abanjye. Ntabwo babineye kuvuga ko ngiye ukina mfite abantu bari kumo baranzomera, ahubwo ngewe mpita nishiramo ko abantu bose baje muri stade ari nge baje kureba, bigatuma rero bimfasha no gukora akazi kanjye neza. Umukinnyi kina wataka nk'abaye ba defenseur hano mu Rwanda watubwira bagiye bakugora? Urebye nagiye mura n'aba defenseur beza, ba defenseur bose ni beza, abenshi durumba twagiye dukinana muri club beza, ngewe mbona ko ari beza, ariko urumva ntago byarangoye kuba nahura nabo ngo mbimenye. Wenda sinzi ubu ngubu wenda twazahura nkabimenya, ariko nka Hussein urumva ni abari inshuti yanjye, abanzi nyine ababazi nyina gutya nyina, kuko urumva no umuntu twatwirirwana, hari igihe tunaganira ku bintu by'umupira. Urumva iyo duhuye kenshi usanga angoramo. Niki kinakugoramo cyane Hussein? Hussein impamvu angora nuko nyine n'ubundi akenshi mu buzima busanzwe 90% ni umuntu tuba turi kumwe. Urumva ibyo byose ashaka kuba nzi, wenda buryo imikinire yanjye ntacaha gutya, ariko niwe mukinnyi ungora murebye. Muri ziriya derby RAYONSPORTS na APR iyo bakinnye, weho wakinnye na rero watsinze RAYONSPORTS kenshi, ndavuga APR muri rusange nayo hari igihe yabatsinze, yakubabaje muri ziriya derby ni yagushimishije? Urebye match yambabaje ntago yari championnat, ni match badutsinze igitego kimwe bamaye carton rouge. Ndibuka nashatse kwakabakamo umupira muturutse inyuma bama carton rouge, Rutanga adutsinda igitego cya kufra. Iyo niyo match numva yarambabaje, kuko ndibuka ntabwo nanasinziye. Urabizi ni match abantu bose baba bategerejeho ko abakinnyi bakorera byiza. Abayobozi ba APR iyo match niyo match bashiraho imbaraga kurusha izindi, kuko nawe urabyumva nyine APR RAYONSPORTS niko yabimeze. Ariko match yanshimishije mu izo match ni match natsinze mu bitego 2 RAYONSPORTS. Ibyo bitego byagushimishije? Nicyo cyo cyagushimishije? Urebye umukino ikintu cyanshimishije, maze iminsi mbivuga, Bakame kwa twavuganye ko ndi buze gutsinda iyo match. Nibaza ko nari namubwiye ati witegure match ntago yoroshe, ndibugutsinde uko byagenda kose. Birangije biraba. Nyuma witwaye gute nyine birumvikana waje kumwegera se uramubwira uti Bakame namubwiye ko witegure ni match itoroshe, ntago biri buze kukorohera, ngize n'amahirwe mutsinda 2. Urumva nta kintu yari afite cyo ari buze kumbwira, kandi namutsinze ibyo bitego 2. Hanyuma tugarutse mu Muhadjiri hano mu Rwanda, warahabaye ukina n'umupira nk'uko bituganirije, ugira igihe ujya mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'ibihugu by'Abarabu muri Emirates, bite ho byagenze gute? Ntago navuga ko byari bibi, kubera ko nabonye umwanya wo gukina, ariko urumva uko byagenda kose buri equipe ifite filozofi yayo, nako wenda umutoza, buri mutoza afite filozofi yiwe,
umunsi tuvuye ko ari wo unjyanye ari ikintu wambonyemo, ariko niba koca wenda ahindutse hakaza undi, hari ikintu atari kumbonamo, afite uwo dukina ku mwanya umwe amubonamo. Urumva ntago rero byabaye nk'ibintu binyoroheye, kubera ko yansabaga ibintu bikomeye kandi nyina ku mwanya utari uwanjye. Urumva ntago byari binyoroheye kuba nakora ibyo ansaba 100%. Uragira uti nakinaga ku mwanya utari uwanjye, kuki bagushize ku mwanya utari wawe? No kuvuga ngo ntago namenya impamvu, kuko numva ngo koca niba aje niwe ufite gahunda ze. Niba naragiye muri Emirates nyina ku 10 cyangwa wenda ku 9 bikarangira nkinnye kuri 7 cyangwa 11, birana ibihugu ntago bafite ukwihangana. Kuba waba umaze match tudatsinda, urumva bagushira kuri pressure, ugasanga bagushize kuri bench. Urumva niba koca agushize kuri bench, abanyamahanga ni babiri, ubwo nuvuga ngo na ubaye wa gatatu, ntago biri buze koroha. Ntago biri buze koroha ko uri buze gukina, kandi n'abantu bakompritse kubana nabo biragoye. Abantu badukurikiranye bashobora kwibaza, wenda ngaruke kuri kino kibazo abantu maze iminsi bibaza, by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Abakinnyi b'abanyarwanda baragenda bakajya mu makipe yo hanze, izo za Burayi, bakagenda za Emirates yo ngiyo, bwacya tukababona ikiga mukaba muragarutse. Biriya bintu nuko kugorwa biterwa n'iki bundi, kubera iki? Ntago bitugora, twemere ko wenda n'igihugu cyacu ntago kizwi cyane muri football. Nabyo biri mu bintu bitugora, kuko nibyo mpora mvuga. Umunsi wenda Tanzania ifite amahirwe, ifite Samantha, umunsi nujya ukina mu Barabu ukavuga kuri mu Tanzania, barahita bavuga Samantha. Uyu munsi nujya muri Senegal urasangayo Sadio Mane kuri Bari. Urumva iyo ni avantage ku mukinnyi ugiye ukina mu kindi gihugu. Nabyo bitugonga, uragenda ugasanga wavuga u Rwanda ugasangana n'umuntu ruzi. Urumva nabyo biratugora, usanga batakubashe kubera imana ubuyifite, ariko kubera ko ahantu turuka iyo respect kugira bayiguhe ntago biba byoroshye. Icyo nicyo kintu gikunda kugora abakinnyi. Nicyo kikugora wenda no kugerayo, ugasanga ubaye nk'umuntu witinye gatoya, kubera ko n'undi nibwo bwa mbere ubugiye bigusaba time. Kandi urumva umukinnyi uri professionnel baguze mu kindi gihugu, ugomba kugerayo nyine ugahita wiadapta. Urumva ntago bita bisa nk'ibyorosha ahantu hose. Nawe nibaza ko uhinduye milieu hari akantu kagusaba kubanza kugira ngo uhite wiadapta. Rero uko kwihangana nako bafite Abarabu. Hanyuma dusangize rero ko uvuye muri Emirates, ubu muhajiri barateganya iki? Ubu navuye muri Emirates, urebye maze iminsi nahuye na family, ubu nta kibazo. Ubu ndimo ndakora imyitozo yanjye individuel, negereje wenda ekipe tuzavugana. Ekipe zirahari, ariko ntago nyine na corona hari ibintu byinshi yica, ariko Nyagasana mfashije nibaza ko ndasohoka cyangwa nyine hano uko byenda kose. Ku bakunzi ba Rayon Sports bahise batekereza ngo ushobora kwerekeza muri Rayon Sports? Byose maze iminsi mbivuga ko bishoboka, ko ngiye nagiranye ibiganiro byiza na Rayon Sports, kandi ni ikipe nubaha yaminduriye na life. Nshobora gukinamo umwaka umwe cyangwa n'amezi 3 nkaba nagira indi offre nziza. Nibaza ko ari ikipe twaganiye, ibyo twaganiye ni byiza, kandi Nyagasana mfashije wenda ntihagire igihinduka, ndabizi ko bazishima. Rayon Sports wumva wazayikorera ibingana bite? Ntago mbizi, ntago nzi gahunda z'Imana, gusa ntagize nk'ikibazo cy'imvune ntago byaba ari bibi ndamutse nyikiniye. Ndamutse ko ntago mbizi, ko ntago ndi Imana mvuge ngo Rayon Sports ntago ndayisinyira, ariko bitewe n'ibyo twaganiye birashoboka. Wese ahise atekereza ati cyamukwereka wambaye ubururu n'umweru urimo uhura n'umukara n'umweru hoze ukinira. Iyo match yemeze ute? Ntago mbizi, ariko ntago ni match n'ubundi yabitoroshe. Ni match yabitoroshe kuko ari ku ruhande rwa APR rwa Rayon Sports. Ni match bitoroshe, urumva nawe rero ntago ni match ugomba kwitegura. Ese mu Rwanda yaba Rayon Sports gusa mwe muravugana?
mvugana n'amakipe ayandi ariko nuko nakunda kubivugaho urumva nyine Rayon Sport nyine impamvu bita bimenyekana ni ikipe nyine urabizi n'abantu benshi n'abafana ba Rayon Sport amarangamutima yabo ariko hari nandi tuvugana make ntayo hanze muri mu muravugana arahari kandi nta nubwo ari imwe cyangwa ebyiri arahari nyine bya bibazo nakubwiye championnat zitararangira turi muri corona nago biri kunyorohera ariko Nyagasana mfashije offre zirahari. Muhaji tugize amahirwe yo kukubona mu muryango wa Haruna niyo nzima si wa Abdul nko wagibugarukaho ndashaka kuduhereza ko ari abantu bajya bibaza ugasanga abantu barabyitiranya kuvuga ngo Muhajiri jihadi ni mukuru ni kirumuna ejo gutya tubwirira amasane y'aba bakinyi bazwi hagati si wa Abdul ni mupana ni mukuru wanje papa na mama hanyuma Haruna niyo nzima nawe ni mukuru wanje papa na mama jihadi ni umwana wa sister umwishwa wanjye ngira ngo amatsika arashize ko abantu byo bintu bajyaga babitekereza abantu bakitiranya isano hanyuma Muhajiri rero ubuzima bwawe bwo hanze life yo hanze bimeze bite nta byo byose nta cyo umuntu aratubwira nta tugaragariza umugeni bimeze bite oya aracyari kare nago ibyo ndabipanga ndacyafite byinshi ngomba gutegura ni ibintu urabizi ko ari ibintu umuntu atagomba kwihuta gusigiye nikigera nzamubona ariko ubu ngubu ndi njyenyine ese ujye washaka umugore umeze ute ujuje biki nago wavuga ngo umugore ushaka umeze ute kuko n'ubundi ushobora kumubona ku isura ugasanga nyine byose arabifite ariko uyu ugeze mu rugo ugasanga hari ibyo wenda yakubeshe adafite kuko burya bagoye ntabantu bakomeye cyane ubwo bigusaba kubanza kwitonda ari umugore w'inzobe n'igikara ukunda ntago navuga ko nkunda wenda ari abakobwa b'ibikara beza bafite barusha inzobe nyine ubwiza bafite nyine igikara cyiza ari abakobwa b'inzobe beza nibaza ko ngewe ngize amahirwe nkabona uwo duhuza nyine byose byazamfasha kuko ntago ngiye ngendera kuko ubwiza ni ku mutima abantu barakubona mu modoka yawe iyi modoka ni ubuhe bwoko iriya modoka ni Toyota wayiguze ngaho iyi Toyota ntago ari makeya ni private yanjye ariko ntago ari makeya nangahe ibyayo byose iri hejuru ya miliyoni 10 miliyoni 10 z'amanyarwanda ibyayo byose iri hejuru yayo iyo witegereje tugarutse gatoya ku mupira w'amaguru iyo witegereje ikipe y'igihugu Amavubi ntabwo uri umutoza sinshaka kunavuga nk'umutoza we nk'umukinnyi abanyarwanda bakunda kuyinenga nk'ubu hashize imyaka 16 tudasubira mu gikombe cya Afurika wowe nk'umukinnyi wikinamo uyivugaho iki kipe y'igihugu icyo navuga ku kipe y'igihugu uko twebwe bakinnyi twebwe tugomba gukoca ko baduhaye imitozo dukwiye yose ariko nyine ikibazo gihari nyine mu Rwanda mbona kitugonga wenda abantu abakinnyi uyu munsi wenda ntacyo ngewe ndi Muhajiri nakoze neza match ebyiri ariko kuba ko nakoze match ebyiri abafana wa Rayon Sport wa APR arumva ko umukinnyi agomba kujya mu kipe y'igihugu ariko aracyafite ibintu byinshi byo gukora cyafite kuba wamukinisha izindi match zirenge 5 kugira ngo aze mu kipe y'igihugu kuko ikipe y'igihugu niyo shwa ya nyuma muri football ntago rero bivuze ko umuntu akina match ebyiri arahita aza mu kipe y'igihugu ni ishobora kuza ariko akanareba kuntu bimeze ariko ntago yemerewe guhita akinira ikipe y'igihugu kubera ko ngo ni mwiza uwo munsi nyine match ebyiri kuko twebwe twabonye ko ari mwiza yatsinze ibitego 4 5 afite ibindi bintu byinshi byo gukora kuko nuvuga ngo umukinnyi wese yageze mu kipe y'igihugu hari ikintu ahitabona gihindutse kuko nyine rubabyumva ni ikipe y'igihugu ikibazo abakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa wenda n'ikipe y'igihugu na Perezida Paul Kagame yigeze kuvugaho ngo abakinnyi ntabwo ariko yavuze muri iyi sense ngo abakinnyi bakunda kwiyumva nk'abakongo yamara gukina imikino 3 agatangira yenda gusa nk'aho atumva n'umutoza iki kintu muri bagenzi bawe bakizi nago ari bose ariko ikintu kitwica n'ubundi ni babafana ni abanyamakuru
uyu munsi nyine ndakina match ebyiri eshatu uramvuga kuri radio nyine ngira umukinyi w'igitangaza ariko hari ibintu uriya muntu utarebye match nyine arabyumva ko ngende umukinyi w'igitangaza ariko match eshatu ntago zikwereka ko ngende itangaza nizo zituma rero njya hejuru kandi hari ibintu byinshi mfite byo gukora nkifite byo gukora kuruma nkanjye ndi gukubwira ngewe kugira nkine muri equipe y'igihugu nanyuze muri NTSL nyura muri Kiyovu nyura muri Mukura na SKS nayikiye ariko nurumva arantu nanyuze ariko umukinyi umunsi arakina match ebyiri twumve ko arahita akina ikipe y'igihugu kandi iyo kipe y'igihugu ni byane nakubwiye niyo ya nyuma nyine niyo lisansi ya nyuma ko umuntu na lisansi nyine y'ubutoza n'umukinyi gukina match y'ikipe y'igihugu nta yindi match ibiri hejuru y'ikipe y'igihugu. U Rwanda ruheruka gukina na Seychelles kuri match ya Seychelles witwaye neza cyane watsinze ibitego bibiri arere turu tsindangira ngo watsinze ibitego bine ku mukino umwe. Ya icyo navuga ni match nakiniye neza n'izindi hari genzi kina neza hari nyine bidakunda nkuko ngiye nabishakaga ariko ntibiba ari bibi ariko usanga uko ngiye nabishakaga atari ko bimeze uwo rero niyo football tugomba gukora kugira ngo duhereze ikipe yacu ibyishimo y'igihugu kuko nuvuga ngo igihugu kitameze neza n'ubundi na club ntacyo biba bimaze Muhadjiri abantu bagukurikiranye harimo n'abakinyi batandukanye mwagiye mukinana Muhadjiri dukorere equipe y'abakinyi 11 kuri Muhadjiri birangora bikunda kungora ngewe ntago kwako nagiye murana abakinyi beza benshi nanjye ubwanjye nshobora kwikuramo nk'abakinyi niyo mpamvu nakunda kubivuga ko nge nakinanye n'abakinyi bakuru urumva nge nakinanye na Banaganda nakinanye na Bajabi uwo munsi nawe ari abakinyi beza bahari batoya kutunganya imyaka urumva bikunda kungora cyane. Niwe mutoza mwiza wakunyuze mu biga ya urebye ngewe nta mutoza twahuye mubi kwa nk'abatoza bose twahuye bagiye bambwira ibintu bimwe na akantu bose uko nahuye nabo bagiye bambwira akantu nahindura kugira ngo mbe umukinyi mwiza. Urebye buri mutoza wese twahuye yagiye ambwira ako kantu nyine nahindura kugira mbe umukinyi mwiza. Urumva bose kuri ngewe ntago bari babi. Okay, hari abo twacagamo ugasanga nyine arandakariye ariko abandakariye ko yakankunda. Ntago buryo umuntu wakurakariye nuko hari ikintu abashaka ukore ariko kubonamo ufite. Nibaza ko abatoza banoje bose ari beza kuri ngewe. Hari igihe bijya bibaho ukumva utumvikanye n'umutoza ku kintu runaka ukaba wanarakara. Ya nk'ubu umutoza ashobora kugukuramo. Nk'ubu hari match nigeze gukina ndi muri Mukura ntago nayibagirwa twari turukina na APR okoko ankuramo yashizemo nsimbuye tenarongera nkuramo kandi ngiye ku giti cyanye numvaga ndi gukina neza ariko ntago ibyo ngibyo nabigenderaho kuko buri afite impamvu yabikoze no mutoza wenda ashaka usanga ari no kunkangura kugira ngo wenda indi match anyereke ko ari byo nkifite ngomba gukora kuko wenda nshobora kuba naratsindaga ariko hari ibintu byinshi cyane mfite byo gukora. Nshobora wenda gutsinda ariko sindefande. Urumva usanga nibyo navuga wenda usanga yarimo wenda amfasha. Ari inama wenda n'igitekerezo ushobora gutanga ku ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa aka kanya bamwe muri bo baragukurikiranye niye nama kuri Muhadjiri igitekerezo cyawe niki? Ya ntago navuga ibintu byinshi kuko harimo abantu benshi bandusha ibintu bya football hari ibintu bazi gusa wenda tugize amahirwe wenda muri Ferwafa twagiye tugira abakinyi beza abantu bazi football burya tubonyemo nk'ahantu nka babiri muri Ferwafa bakinye football bakoreye ikipe y'igihugu ibintu bibaramo abantu dufite bakoreye ikipe y'igihugu ibintu bikomeye bari hano hanze batafite ako kazi kandi hari ikintu badufasha. Numva ntago wenda mvuze gutya na gutya ariko tubonyemo nabo babiri bakinye iyo football nkuko ubona wenda umunsi yari hari umutoza hari respect bamuha
tugize amahirwe twabona n'abandi bantu nka babiri bakiniye football bayizi cyane, bakiniye izo match z'ikipe y'igihugu, byadufasha cyane. bakaza muri federation bitwa baki? Ya bakaza wenda ari nk'umuyobozi ntago runaka, wenda ntago mbizi, ariko byibuze yaje muri nk'iyo federation yarakiniye football, biradufasha. uvuga iki ku bakunda kuvuga ko abo bantu bari abakinnye umupira ba legendaire ba mbona bucya n'abandi nk'abo waruvuze ko ngo federation ishobora kuba itabaha agaciro ukurikije no mu bindi bihugu, icyo kintu nawe niko ukibona? Njye ntago navuga ibintu byinshi k'ibyo ngibyo, gusa burya hari abantu tugomba guha icyo cyubahiro, kuko hari ibintu byinshi bakoreye ikipe y'igihugu, kuko urumva nk'umuntu yakiniye match ikipe y'u match zirenga 20 n'umuntu tuba tugomba kubaha, nubwo wenda ari biba bitagenze neza, ariko hari respect tugomba kubaha. Kurumva hano hanze arakinyi benshi bakina ikipe y'igihugu usanga badafite ubwo buzima bwiza, baje wenda muri football, hari byinshi amaze kubona. Hari umunsi tuvuye ko adafite life nziza, ariko umuzanye muri football nibyo yanyuzemo n'umupira yakinnye, numva byadufasha. Dusoza ikiganiro cyiza tugiranye nawe, inama ya nyuma ku rubyiruko. Ukina football, icyo nababwira, na gift ihari mu mupira w'amaguru, na gift baguha, no gukora. Buri muntu wese agomba gukora, ko nta gift ihari. Umupira iyo ukoze neza umusaruro awubona, kuko uyu munsi wenda hari ibyo nabonye muri football nakoreye, numva wenda na mugenzi wanjye yakora kugira ngo wenda nawe abigereho, kuko uyu munsi niba wenda Jad ari ukina muri yahuye na PSG, nyine no kumva nundi cyangwa nanjye twagenda tukaba benshi kugira ngo ikipe yacu y'igihugu ibi ari ikipe ifite buri muntu wese, kuko urabona uyu munsi wenda tuyakina match tukareba wenda uko byagenda kose buri umukinnyi, ariko ureba liste ya Cameroon ugasanga umukinnyi akina mu Faransa, mu Bubiligi, hehe. Ibyo natwe turabikeneye kugira ngo nabo ni bazaza babona tugiye gukina babone ko ari ikintu dufite. Ukeka ari iki gituma u Rwanda rutagira abaprofessioneri bakomeye bakina muri France, mu Bwongereza? Icyo nkeka nuko wenda nta ba manager dufite, nabo burya ba manager ni abantu badufasha kuba twagira ahantu tugera. Ubonye ba manager ari support tudafite, twagombye kuba dufite. Nibyo nakubwiye, umunsi niba dufite academy kagahura n'akandi academy ko hanze, uko byagenda kose ntago haraburamo babiri iyo ekipe twakinye nayo yo hanze yafatamo. Urumva ni ibintu byadufasha. Ferwafa, ikibazo cya nyuma, ikunze gushinjwa kutazamura impano z'abana. Nta academy nyinshi zihari, ama école de foot bisa nkaho ntabwo agikora. Icyo kintu kivuga iki abantu bakiri batoya? Nibyo navuze kuva kare, tugize amahirwe tukabona niyo twazaba academy ebyiri ziri ku rwego rwo hejuru, kuko wibuke neza dufite hari academy yabayeho y'Isonga, yari academy yari iri hejuru yakinagamo ba Emery, buri imwe yanakiniye ikombe cy'isi. Urumva ko n'abantu bateguye, iyo tuza kongera kugira nka bariya byari kudufasha, twari kuba turi dutangira kugera ku rwego rwiza. Ariko urumva ni babantu bajeho, urumva tena ivaho, kandi yari kuzadufasha kubona abandi bakinyi beza. Muhadjiri, ndagushimiye cyane nka Rio Talk Channel, turagushimiye. Murakoze cyane.